niyo waba uri umubyeyi mama Fili, niyo waba uri umubyeyi kuko wanze gukorera Imana hakiri kumanywa, inyungu zo kuzagukikisha uzaca mu gitebo. Reba rero bagupfuritse mu gitebo ngo abigishwa icyo bakoze, abigishwa be bigiriye inama, bagose amarembo bayariho, barashaka kumwica. Kandi twamenye ko ari igikoresho cya Kristo, n'umunyamumaro muri iki gihe, afite icyo amariye inzu y'Imana. Nta bundi buryo, nimuzane igitebo tubereke. Umuntu yari mu izamu ntago aba hanze umuntu umwe amaso uri buteremo igitego, areba abakinnyi bose bari mu kibuga, akamenya ngo uriya naza ndafata, uriya naza. Muri make mureke tugira umumaro mu nzu y'Imana. Ukeneye kugira umwihariko n'Imana, ukeneye gusenga uko abandi badasenga, ukeneye kuririmba uko abandi bataririmba, ukeneye kwitanga uko abandi batitanga. Duhe Imana icyubahiro. Ngo bamuteretse mu gitebo, mu yandi magambo kumukikisha gusohoka muri iriya nzu. Sawuli bamukubise mu gitebo, umuntu w'umugabo pastor ufite ubwanwa. Oya nimurebe iyo shusho tugendane, barakubaha kuri papa ariko nta cyizere bagufitiye. Ndavugana n'abantu basubiye inyuma, bavuye mu murimo. Nimwongere gucana amatabaza yanyu, muze dukorera Imana. Ndagushima Yesu kubwayo narabariwe. Reka tukiri muri uyo mwanya twiyegereze umukozi w'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero hateranye abantu b'imbaraga. Abaririmbyi bari he ntibazi imbere. Abanyembaraga muri aha. Haleluya. 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 Mama Francine afite ukuntu yigesheje iri jambo, nanjye numva nkozweho cyane. Ndavuga Mana, byari bikwiriye ko mu gihe nk'iki utubwira ririya jambo ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Haleluya. Sindi buritindeho cyane, ubu twagenda rero. Amina. Ubu rero nanjye ngiye kwigisha ijambo rivuga ngo nawe waba igikoresho cya Yesu. Amen. Haleluya. Waba igikoresho cyande? Waba igikoresho cya Yesu. Waba igikoresho cya Yesu. Amen. Umuntu yabaye igikoresho, nturebe isahane. Amen. Isahane tuzi ko bayiriraho, ariko yo wemeye kuba igikoresho, iriya sahane ushobora kuyinyweraho igikoma. Iriya sahane ikora umumaro mwinshi. Isahane wayiterekaho serviette. Haleluya. Navugana n'abana. Haleluya. Yes. Iriya sahane ishobora gukora akazi ka serviette, kuko serviette muri icyo gihe nizo zikenewe. Tugendane. Haleluya. Iriya sahane ishobora gutwara isosi ku meza, kuko suko amasorora adahari, ariko iyo sahani irahari kandi iriteguye gukoreshwa. Duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ndavugana n'abantu ngo dukwiye kuba ibikoresho bya Kristo. Amen. Iyi sahane hari igihe umuntu ayifashisha kugira ngo atoranye umuceri urimo amabuye, kandi mubizwi ngo tuzi ngo isahane bayiriraho gusa. Ndashaka kubwira ngo wowe wicaye mu nzu y'Imana, Imana ntiguhamagariye ikintu kimwe. Ikintu cyose gikenewe ugomba kugikora. Muri gufashwa, ikintu cyose gikenewe ugomba kugikora, kuko ni wowe Imana iteretse kuri uyu musozi. Abateranye tuvuge haleluya. Abateranye tuvuge haleluya. Yesu nashimwe. Iyi sahane turayibona, ari igihe noneho igira iki kaba yakora gasalade, ikagabura salade. Ariko nyiri kugura isahane yayiguza zingwi zaribwaho gusa ibiryo, imvange, inyama se, umuceri, ibintu nk'ibyo. Ariko iyi sahane hari igihe noneho itanga gasalade gusa.
kuko ariko gakenewe. Hari igihe itangirwaho imbuto gusa kuko imbuto zikenewe kuribwa, ariko uwayiguze ntabwo yari azi ngo iyi sahane izatanga imbuto. Mumere Imana icyubahiro. Abo turi kuvugana, haleluya. Ndashaka kubwira ngo uri igikoresho cy'Imana, kandi ukwiye kwemera aho Kristo akuganisha niho ukwiye kugana. Nitugabanya protocol mu mitwe yacu, Imana izatugira ibikoresho nyabyo. Yesu nashimwe. Turi mu kwezi ko gukorera Jehova. Haleluya. Yesu ni umukozi w'umuhanga. Tugiye kwiga ku mugabo witwa Petero. Haleluya. Amen. Petero ya Sauli. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimwumve rero byakozwe n'intumwa 9. Imana impa ubuntu bwinshi, twige vuba kandi tubyumve. Ariko mwatagiye kubyumva. Ngo 9:1 ibyakozwe n'intumwa. Ngo Yesu abonekera Sauli mu nzira ijya i Damasiko. Uyu mugabo yari ikinani, ariko yari igikoresho cy'Imana atabizi. Ndashaka kuvugana nawe ngo igihe wicariye ushyushye intebe yo mu rusengero kirahagije, muhaguruke mukorera Imana. Ntabwo yari abizi ko yavuga ubutumwa bwiza, ntabwo yari abizi ko nawe yarwanwa nk'abandi nk'uko barwanwa mu murimo, ahubwo yarushije akajya yiyongeza arwanya umurimo w'Imana. Ariko yari atarasobanukirwa ko ari igikoresho Kristo yatoranyije. Haleluya. Uri muri iyi ntebe, ndashaka kubwira ngo uri igikoresho Kristo yatoranyije. Haguruka ukorera umwami w'abami. Igihe ni iki? Ngo Yesu abonekera Sauli mu nzira ijya i Damasiko. Ngo ariko Sauli akomeza gukangisha abigishwa umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Gahunda ye yari yo kugira ngo adindize umurimo w'Imana. Ngo yabohaga abagore n'abagabo, nta muntu wavugaga muri icyo gihe. Haleluya, haleluya. Kandi yari igikoresho cy'Imana, ariko yari atarisobanukirwa ko ari igikoresho cy'Imana. Yesu wacu nashimwe. Ngo mu gihe arimo kujyayo, amen, umucyo uramutungura, uramubaza ngo Sauli, ni iki gituma undwanya? Ese urinde? Ngo ndi Yesu. Haleluya. Noneho Yesu aramwibwira ngo ndi Yesu, ni njyewe wahagarukiye, uratuma abantu batankorera, uradehesha umurimo. Ndashaka kubwira ngo ibintu byose bidehesha umurimo bigiye gukurwaho. Ibintu byose byakubuzaga gukorera Imana, ubwo kwezi kurarangira iyo migozi yacitse kwa jina la Yesu. Iyo migozi irarangira yacitse ku kwezi, kuko mugiye guhura n'umucyo mwinshi, kandi umucyo waje nta muntu ubasha kuwuhunga. Umucyo gukoresha uko ushaka. Ngo umucyo arangije umukubise yikubita hasi, ariko mbere yuko uhura n'umucyo ukagukubita hasi, waciye bugufi ugakorera Imana. Duhe Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Ngo baramurandataga abo bari kumwe, baramutwara. Ngo amara iminsi 3 atarya atanywa atarora, umucyo uramuhumisha. Yarahumye, yahuye na Yesu arahuma. Ndashaka kubwira ngo wowe wicaye aha, mbere yuko uhura n'izo ngorane z'ingaruka zo kutumvira Imana, haguruka uyikorere. Haguruka uyikorere. Haguruka uyikorere. Waje ahantu nyaho gukorera Imana. Yesu nashimwe. Amaze iminsi 3. Haleluya. Nta muntu ugutegeka gusenga, ariko noneho kubera kutumvira Imana,
Imana niyiyizira ngo ikubwire kuri igikoresho uramara gatatu utarya utanywa utaruma. Nibaza ubwo buzima. Haleluya. Warangije rero imutumaho Ananiya. Haleluya. Ananiya n'abakozi b'Imana bakubwira. Ananiya ninjye urimo kuguhugura ngo igihe cyo gukora cyageze. Mbwirira mugenzi wawe ngo igihe cyo gukora cyageze. Pasti igihe cyo gukorera Imana cyageze. Igihe cyo gukorera Jehova ni iki? Ngo Ananiya arangije ngo Imana baradiscusinga ngo iramubwira ngo genda uriya muntu nawe maze kuvugana nawe Sawuli turavuganye. Haleluya. Ngo tumaze kuvugana kuko Ananiya yahise agira ubwoba bwinshi ngo umuntu arenganya ubwoko bw'Imana nigerayo nanjye arangirira nabi. Ngo ntugire ikibazo namaje kumwemeza, ariko mbere yuko Imana ikoherereza ikikwemeza ndagusaba guhindukirira Imana. Ndagusaba ngo wite ku murimo w'Imana. Nta kindi Imana iduhamagariye ni ukuvuga ubutumwa bwiza nk'uko iyi visiyo yacu iri, ngo bamurebyeho baviriwe n'umucyo, hanyuma uwo mucyo utuma bakurwaho ikimwaro. Haleluya. Yesu nashimwe. Ibiganza byacu hejuru cyane. Haleluya. Ndavugana n'abantu bagiye guhaguruka gukorera Imana. Haleluya. Ananiya Imana iramwemeje, narangije kuganira nawe, subirayo umukize umusengere abone. Haleluya. Baragenda baramusengera nyine arabona. Imana yacu nishimwe. Nishimwe. Ariko turabona ko ari urugendo rurerure. Yesu nashimwe. Muzi ibintu byamubayeho ngo arangije noneho atangira kuvuga ubutumwa. Arabatizwa. Amen. Ura utarabatizwa ndashaka kubwira ko utazakorera Imana utarabatizwa. Kubatizwa niho uhura na Yesu, niho werezwa. Ngo arabatizwa none harangije atangira noneho kuvuga ubutumwa bwiza. Arabuvuga koko, ariko Imana irirahira ati nanjye nzabereka ikizamubaho. Uko yabarwanyije niko nzamurwanya. Yahuye n'ingorane n'amakuba. Ndashaka kubwira ngo hunga usukorera Imana. Haleluya. Habaye ikiganiro gikomeye kugira ngo Ananiya agende, kuko yari azi ko asanze umwica, yari azi ko ari bumusirike. Amen. Ntushobora gukorera Imana ukiri umuntu mubi. Ntushobora gukorera Imana utarahura n'umucyo wa Kristo. Ntushobora gukorera Imana ibintu by'Imana ukibifata ko ari ibintu biraho. Ibi bintu ntibisuzuguritse. Ibi bintu ntibisuzuguritse. Ibi bintu birasobanutse. Uyu mugabo twakurikiye ni umuhanga. Uyu mugabo twakurikiye afite byose. Uyu mugabo twakurikiye akuraho ikimwaro. Uyu mugabo yumukoreye neza araguhemba. Yesu nashimwe. Amen. 16 ngo nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Amen. Vuga mu ingaruka z'icyaha. Yes. Buri cyaha ukora kigira ingaruka. Yatoteje umurimo w'Imana, ariko n'Imana iri yirahira ngo nzabereka uburyo ibyo azababazwamo ari byinshi. Amen. Ariko Imana irimo irakubwira ngo nguhaye amahirwe, haguruka ukore. Gukora ni ubuhakiri ku manywa utarira. Yesu nashimwe. Hari umubyeyi umunsi twagombaga kujya gusura na mama Francine, ari mu bitaro. Ni umudamu mukuru, afite ibyo akora. Umugabo yararwaye, n'ubu barashaka uburyo ajya mu Buhinde. Ndahamya neza uriya mubyeyi iwe bwarije ntagitekereza. Aratekereza Kanombe n'umurwayi, abana mu rugo bataye umutwe. Yesu nashimwe. Haguruka ukore bukiri ku manywa, kuko ari igihe ujya bwiriraho umuntu ukakwiriraho kandi ufite imigambi myiza kandi myinshi.
myinshi uyifite ukavuga ese ndagirane nzakomereza hejo ujya mbwira. Nta jambo rijya rimanukira ubusa. Imana niba ishimye ko mu gihe nk'iki twiga amagambo ameze atyo, nuko ibona ko hari umwijima, hari ukwira. Imana irabona ko hari imbaraga zindi zidusatiriye, hari ibintu tudashobora kwigobotoramo usibye kubyigobotoramo dukorera Imana. Hari ahantu utazivana usibye gusenga. Uburyo wa mugore yasenze ngo Elisa, ndashaka kukubwira ngo abana barabatwaye, ariko umugabo wanjye yari umwe mu bahanuzi bawe. Mu yandi magambo, yakoreye Imana, afite ahabarizwa. Ntabara imirimo, gukorera Imana hari aho bizagukura, kwitanga ku murimo hari aho bizagukura. Karine, haleluya. Yesu nashimwe. Ababyeyi, haleluya. Umva, itorero rimaze gukonja. Ababyeyi babaga nibura bari no mu rusengero, ukumva n'akaruru bakavuza n'impundu. Nta ntukivugiriza impundu umwami w'abantu. Ibintu byose birimo gusopana, uburyohe bwa Kristo burimo burashira mu bantu. Haleluya. Ariko ndashaka kubwira ngo uri igikoresho cya Kristo, uri igikoresho mu izamu. Haleluya. Umuntu yari mu izamu ntago aba hanze umuntu umwe amaso uri buteremo igitego. Areba abakinnyi bose bari mu kibuga, akamenya ngo uriya naza ndafata, uriya naza. Muri make, mureke tugire umumaro mu nzu y'Imana. Icyubahiro ni cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. 20 ngo aherako abwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. Wa muntu warenganyaga Kristo amaze kurasirwa n'uriya mucyo, umucyo umaze kumutungura, amaze kubatizwa, akuzura umwuka wera, atangira kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Amen. Nicyo Yesu agukeneye. Niduhuguke tuvuga ubutumwa aho uri hose. Imana higuhamagariye, haba mu kazi, ibyo ukora byose, haba mu rugo iwawe, jya ukanagamo basi. N'abakozi babwirize, kanagemo. Haleluya. Kanagemo bimenyekane. Kanagemo bimenyekane ko Kristo ari umwami. N'abana b'imyaka 3 kanagemo babwire ngo Yesu ni umwami, arakiza. Bana banje, amafaranga y'ishuri ni ujye uyampa. Babwiriza abakiri bato, muvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Wabuze aho ubwiriza, butika hujya guhaha, ntukajya uvayo utavuze Kristo. Gerayo babe barimo gupima isukare, ubabwire ngo ariko mwaramwemeye, mwakiriye umwami n'umukiza. Ese iby'umuco murabizi. Amen. Amen. Ubahamirize ko Kristo akize ikimwaro. Yesu nashimwe. Ntabwo uzabukoreye Imana, nibwo tuzabona ya sahane noneho irimo irakora umumaro wayo. Haleluya. Iriya sahane turayibona igaburira abashyitsi, iriya sahane turayibona igaburira abasangwa, iriya sahane ikora akazi kose. Kandi ujya kuyigura ntabwo wari uzi ko izagaburira abashyitsi n'abandi bose n'abaturanyi. Haleluya. Amen. Iragaburira abana bo mu rugo, ikagaburira abakozi, ikagaburira paturo. Mumpera Imana icyubahiro. Abari kumva ijambo, mumpera Imana icyubahiro. 23 ngo hashize iminsi myinshi ngo abayuda bajya inama yo kumwica. Wera nashimwe. Nudakorera Imana, ubugambanyi ntaho uzabuhungira. Nudakorera Imana, amen, uzagambanirwa. Hashize iminsi myinshi ngo abayuda bajya inama yo kumwica kuko yiyeguriye Imana. Amen. 24 ngo ariko Sawuli amenya inama yabo, bubikirira ku marembo ku manywa na nijoro kugira ngo bamwice. Ngo bahoraga ku marembo bashaka kumwica. Haleluya. Haleluya. Ingaruka zo kudakorera Imana. Pastor,
bahora ku marembo yawe abazimu bashaka kukwica. Baravuga ngo nanjye nta nkorera neza no kwa data ntariyo. Nyamuneka duhaguruke dukorera Imana. Duhaguruke kuko ibiduhiga ni byinshi. Ibiduhiga ni byinshi, bishaka kukwica, kukurimbura, kugukuraho ni byinshi. Ariko nuhungira mu murimo wayo ufite garanti kuzarindwa. Amen. Niho turindirwa, niho tubona ko dutabarirwa. Gukorera Imana bituma duhagarara imbere y'abami. Turabona ba Meshaki, Shadraka na Abednego, turabona ba Daniel bahagarara imbere y'abami, turabona ba Yosefu bahagarara imbere y'abami kuko bakoreraga Imana. Imana yabahaye ubushizi bw'amanga, ibashira mu bwenge budasanzwe. Haleluya. Yukoreye Imana uhagarara imbere y'abami, kandi imbere y'abami hari byose. Urashaka kumenyekana, urashaka gukomera, urashaka gutera imbere, urashaka kuba igitangaza. Haleluya. Ukeneye gukorera Imana, ukeneye kugira umwihariko n'Imana, ukeneye gusenga uko abandi badasenga, ukeneye kuririmba uko abandi bataririmba, ukeneye kwitanga uko abandi batitanga. Duhe Imana icyubahiro. Turimo kugendana mu twunyumva. Noneho uyu mugabo nubwo yagarukiye Imana, n'Imana ifite umujinya. Ati nzakwereka uko nzamugenza. Uyu guhagurukira itorero ndaje nkwereke. Haleluya. Ngo abayuda bahoraga ku irembo rye batangatanga bashaka kumwica. Mu yandi magambo, nusohoka ntuninjira, turagutsinda muri iyo nzu. Mwumve noneho ikintu cyanyumije neza. Ndavuga Mana, reka tuyikorere. 25. Ngo abigishwa be niko kumujyana nijoro, bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Haleluya. Wakoreye Imana utaraca mu gitebo. Ngo bamuteretse mu gitebo. Mu yandi magambo, kumukikisha gusohoka muri iriya nzu. Sawuli bamukubise mu gitebo. Umuntu w'umugabo pastor ufite ubwanwa. Oya nimurebe iyo shusho tugendane. Niyo waba uri umubyeyi, Mama Philippe, niyo waba uri umubyeyi, kuko wanze gukorera Imana hakiri ku manywa, inyungu zo kuzagukikisha uzaca mu gitebo. Reba rero bagupuritse mu gitebo. Ngo abigishwa icyo bakoze, abigishwa be bigiriye inama, bagose amarembo bayariho, barashaka kumwica. Kandi twamenye ko ari igikoresho cya Kristo, n'umunyamumaro muri iki gihe, afite icyo amariye inzu y'Imana. Nta bundi buryo, nimuzane igitebo tubereke. Umuntu w'umugabo, sirivuple, umuntu w'umugabo ufite ubwanwa, ufite imisatsi, utekereza, muzima, kubera kugoma, kubera kwanga Imana, yagize ingaruka zo ndatekereza ko n'igitebo cyamwishe. Ngo hari n'inkiki, niho bamumanuriye, hari harehare. Haleluya. Bamukubise mu gitebo, bamuzinzemo. Hunga utarajya mu gitebo. Nari mvuganye n'umuntu wicaye mu iteraniro. Hunga, korera Kristo utarajya kugera mu gitebo. Kuko mu gitebo nta mahirwe arimo, uzavunagurikiramo. Ngo barangije baramujugunya. Nuko bamukikikije. Ariko abantu bari bagose. Imana nkorera, Imana senga, ndasaba ngo igukikishe utarapfa. Hunga, jya mu nzu y'Imana, kora utarira. Igihe ni iki? Nimuhunga inkovu z'umurimo. Hari inkovu dusanga mu murimo twaraziteye. Kuba waraje gukorera Imana ariko warabanje mu burayi, inkovu uzazibona. Niba warabyayeho, inkovu uzazibona. Kuko umwana ntagira se, ntagira adresse. Hari inkovu twitera kubera gutinda kujya mu nzu y'Imana. Barinaba aramutabara, ariko abigishwa ba Yesu bari bigiyeyo. Ariko Barinaba aragenda ati, Damasiko twamubonye akora neza, ni mumuhe icyizere. Ndashaka kubwira ngo umuntu udakorera Imana ngo bimenyekane, nta cyizere agira mu bantu. Ahorana urwikekwe, n'umugore washatse nta cyizere agura, n'abana wabyaye barakubaha kuri papa, ariko nta cyizere bagufitiye, kuko nta bumana bukuriho, nta musaruro mu nzu y'Imana. Amen.
ndavugana n'abantu basubiye inyuma bavuye mu murimo. Nimwongere gucana amatabaza yanyu muze dukorera Imana. Muhaguruke ku maguru yanyu dusenge. Nimuhaguruke tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye kubwira Imana abaririmbyi nibaze bamfashe ngo ya soko y'amaraso. Nurangiza wisengere. Uyibwire ngo Mana ndashaka guhunga. Ntaraterekwa mu gatebo. Yesu w'i Nazareti. Barinaba aramutabara. Ariko abigishwa ba Yesu bari bigiyeyo. Ariko Barinaba aragenda ati Damasiko twamubonye akora neza ni mumuhe icyizere. Ndashaka kubwira ngo umuntu udakorera Imana ngo bimenyekane nta cyizere agira mu bantu. Ahorana urwikekwe n'umugore washatse nta cyizere aguha. N'abana wabyaye barakubaha kuri papa ariko nta cyizere bagufitiye. Kuko nta bumana bukuriho. Nta musaruro mu nzu y'Imana. Amen. Ndavugana n'abantu basubiye inyuma bavuye mu murimo. Nimwongere gucana amatabaza yanyu muze dukorera Imana. Muhaguruke ku maguru yanyu dusenge. Nimuhaguruke tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye kubwira Imana abaririmbyi nibaze bamfashe ngo ya soko y'amaraso. Nurangiza wisengere. Uyibwire ngo Mana ndashaka guhunga. Ntaraterekwa mu gatebo. Yesu w'i Nazareti. Ndagushima Yesu kubwayo warababariwe ya soko. Reka tuzamure ibiganza byacu nk'ikimenyetso cyo kubaha Umwami Imana. Ndasenga ngo umushinyo utakubaho turasenga Mwami w'abami ngo nugabanye uburakari kw'itorero, nugabanye uwo mushinya abantu bagukurikire bamaramaje. Yesu nusuka imbaraga n'amavuta, nusuka umwete byo kugukorera, nusuka imbaraga n'ubwenge, nusuka kumaramaza muri uyu murimo tugukorera twishimye kandi tunezerewe. Mana uyu murimo ni wowe wawutangije, uyu murimo ni uwawe, ni wowe wawuhumetse. Turakwinjiza Kristo dushyigikire muri uyu murimo. Uyu murimo buri wese n'umwe guhagararaho Mwami Imana yaremewe guhagarara. Ndasengera abaprotokolo ngo bahagarare neza, abaririmbyi nabo nibahagarare mu mbaraga z'Umwuka Wera. Buri wese ahagarare mu bwenge, buri wese ahamye Kristo. Ndasenga Mwami Imana ngo duhe ubushizi bw'amanga utuma duhamya Imana, utuma duhamya Umwami w'abami, utuma tuvuga Kristo kwari, utuma Kristo yamamara mu bamuzi n'abatamuzi. Nusuka imbaraga, nusuka imbaraga, nusuka imbaraga, nusuka ubwiza, nusuka imbaraga zawe, nusuka imbaraga zawe, nusuka imbaraga zawe muri iri teraniro. Nutwibuke kandi utwiteho. Nusuka imbaraga, nusuka imbaraga murengeze, nusuka imbaraga zo kugukorera. Nutwongere kumara amasa, nutwongere inzara n'inyota, nutwongere inzara n'inyota byo gukunda Kristo. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Jehova, urakoze gitare gikomeye, urakoze kuri hano hantu, urakoze ko wongeye kutwibutsa kugukorera.
nuduha imbaraga zo kugukorera hakiri ku manywa, nuduha imbaraga zo kwita kuri uyu murimo, nutwite umwami Imana. Ndasenga kugira ngo bikore. Reka dukomere Kristo amashyi menshi, reka tumushimire nanone, reka tumushimire ko akomeye, reka tumushimire mu mashyi menshi, reka tumushimire ko ahambaye, reka tumushimire ko agira neza, reka tumushimire. Urakoze Jehova. Ndasaba uri hano wabaye warasubiye inyuma mu bijyanye no gukorera Imana, kubwo buntu bwongera kukubaho, ukeneye kongera gushiramo umuvuduko, ukeneye ko izo ngaruka zitazakugeraho, ndagusaba watambuka imbere hano tukavaturaho ubuntu bw'Imana. Ubaye wahuye n'iryo jambo ukumva uratsinzwe, ukumva hari izindi mbaraga ukeneye kongera gushiramo muri uyu murimo, ndagusaba wigire imbere tugusengere, kuko umwami w'abami ari hano kugira ngo agukomeze, ari hano kugira ngo aguhe imbaraga, ari hano ngo agushoboze. Haleluya. Reka turambure ibiganza byacu kuri uyu mwene data. Mana, turasenga ubuntu bwawe bwinshi nibube kuri uyu mwana w'umukobwa, numuhe kugukorera hakiri kare, hakiri ku manywa, abantu bataricuza, numwambika imbaraga, numuhe impano zirenga 1, 2, 3 kuko urabikora. Numusuke impano y'ivugabutumwa, numusuke impano yo gusenga, numusuke impano yo kukuririmbira, numusuke umugisha, ndetse ndamusengera umugisha utembe ugere no ku muryango we. Urakoze mwami. Reka dukomere Kristo amashyi menshi. Murabizi ko tujya duterana ku cyumweru saa 10 ndetse no kuwa kane saa 10. Amen. By'umwihariko kuri uyu wa kabiri, haleluya, kuri uyu wa kabiri tuzahura. Amen. Amen. Haleluya. Narivuze ngo tuzahura. Bene Rekabu, familia ya mama Francine, haguruka abo bantu bakubone, aba ni bene Rekabu. Haleluya. Bene Rekabu bari mu iteraniro. Haleluya. Haleluya. Narivuze ngo bene Rekabu, Imana ibahe umugisha. Yesu we, urakoze. Bene Rekabu bazahura kuwa kabiri saa 11. Mukomera amashyi cyane Kristo watwemereye kuduha iryo zina rya bene Rekabu. Yo! Bene Rekabu, haleluya. Bene Rekabu ngo bahagaze ku ndahiro ya sogokuruza wabo, banga kunywa vino. Amen. Babicitegerereza imbere y'Imana, ibatangaho urugero imbere ya Yesaya. Haleluya. Bene Rekabu, haleluya. Gahunda ni kuwa kabiri, niko mbasengeye gukiranuka mu gihe hari akantu k'agatama kabari imbere, mu gihe hari vino zibari imbere, ndabasengera kumaramaza kureka vino n'ikindi gisa na vino, ndetse n'ibyo mwanyweye ndabibarukishije muri iri teraniro, ibyo bihora bibarega, ibyo bibabuza guhagarara imbere y'Imana, ibyo bibabuza kumaramaza, ibyo bibabuza guhagarara mu gihe nk'iki ngo musenge mwongere kwegera Imana, ndabarukisha ibyo byose mwanyweye. Uhereye umunsi ndabejeje hamwe n'Uwiteka Imana, ndabaturaho kwezwa guhera uyu munsi, kuko mubaye bene Rekabu, famiye ikomeye ya bene Rekabu. Yo, Yesu urakoze. Urubyiruko bafite igiterane, umuyobozi wabo azakibabwira, ariko kizaba ku itariki 25 z'uku kwezi. Rero muzahura mu kinononsore neza. Bene Rekabu yisaba umugisha. Muzaduhagararire rero kwizamu iki cyumweru cyose gitaha, muzatubere maso. Nyuma iki cyumweru abantu bari kwizamu, ari iryo gusenga, ari iryo gutegura inzu y'Imana n'urubyiruko. Dukomere Imana cyane amashyi ku rubyiruko rwacu. Imana ubahe umugisha rero, kamasengera umugisha. Kristo wakoze kuturarika, uri umubyeyi mwiza, wakoze mwami Imana kongera kutwibutsa ko tukwiye kugukorera dutinya kandi duhinda umushyitsi. Nubitwigishe kuko barabyiga. Twavutse tutabizi, kuko icyaha Adamu yakoze na Eva
cyadutandukanyije nawe, ariko kubw'amaraso Yesu Kristo twongeye kuba umwe nawe. Turagushimira kubw'umwuka wera watanze ku bwacu, turagushimira kubw'uwo mufasha. Ndasenga ngo ajye afasha iteraniro umunsi ku wundi kugira ngo tugukorere kandi tugukorere neza. Mbasengeye iherezo ryiza, mbasengeye iherezo ryiza. Buri muntu wese wateranye musengeye iherezo ryiza. Kandi Imana, mu bazambikwa amakamba y'imirimo, ubu bwoko ntibuzaburemo, ubu bwoko ntibuzaburemo. Aba babyeyi bateranye ntibazaburemo. Nuhabwe icyubahiro, nuhagurutse abagomba gushyigikira uyu murimo kugira ngo ukorwe. Tahana na buri wese, abatabonetse tubasengeye umugisha, ubagirire neza abarwayi bakize. Turirukana indyanyi zose ku buzima bwacu, turirukana ibitero by'indwara, turirukana urupfu hagati yacu, turirukana kunanizwa uko ariko kose, turirukana imbaraga z'umwijima. Turategeka umwijima guhunga, kuko ikirere cya ministeri ni umucyo. Turatura umucyo wa Kristo ubane natwe mu ngo zacu, umucyo wa Kristo ubane n'abana bacu, umucyo wa Kristo abari hanze ubane nabo, umucyo wa Kristo abari mu gihugu ubane nabo. Niko dusengeye itorero ry'Imana ngo umucyo urushaho kuba mwinshi muri iki gihe. Ntugabanye ibyaha, ahubwo umucyo wawe urushaho kuba mwinshi. Muzina atamuka hasanga ikimenyetso cy'amaraso. Buri rugo ndarushiraho ikimenyetso cy'amaraso n'umucyo wa Kristo, kuko nta kijya kibasha gutinyuka umucyo wa Kristo n'ayo maraso. Urakoze Mwami, tuguhaye icyubahiro ko watwemereye guterana mu bihe nk'ibi. Icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose. Amen. Dukomere Kristo amashyi.